kandi urugero rwose rugaragaza ko Imana iriho kandi ari nayo yonyine ikwiye gusengwa. Twarusobanurira abantu muri iki gitabo Qoran, nyamara benshi mu bantu baranze barahakana. Hari byinshi abantu bajya bibaza, nawe ushobora kuburimo. Utariko Qoran iboneka he? Qoran iteye ite? Qoran ibamiki? Ariko kuki Qoran abantu batajya bafata umwanya ngo bayitekerezeho cyangwa bayisome, noneho batekereza ibyo basomye babashe gusarura ubwenge n'ubugenge butandukanye buri muri iki gitabo. Numva babivuga, ariko rimwe na rimwe iyo ngiye gutekereza gufata icyo gitabo no gushaka aho giherereye, rimwe na rimwe amateka yacu arabitubuza. Batwiye ko ari igitabo gitangaje, ariko kandi ni igitabo giteye ubwoba. Batubwira ko ngo byaba ari igitabo kidasanzwe, umuntu wese atapfa kugifata uko abonye. Ariko njye namenye ko ibidasanzwe umuntu abyegera akamenya impamvu bidasanzwe koko. Nawe wabikora. Wibaza se aho icyo gitabo ushobora kugisanga? Wibaza uwabigufashamo? Ese wibajije uko byagenze kugira ngo abantu babashe kugisobanukirwa? Nibyo, cyaje ku mwimerere wacyo mu rurimi rw'Icyarabu. Nyagasani akagaragaza ko yabizanye gutyo muri urwo rurimi kugira ngo abantu babashe kubitekerezaho. Ngo byaba ari cyo gitangaza gikomeye intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuha amahoro n'umugisha yahawe mu buzima bwe. Kuva kiriho arabugendana ubwo buhanga, atabarutse kandi abantu barakomeza barabukoresha kugeza n'uyu munsi. Ariko ngo si nkuru uyu munsi gusa, ngo no kugeza no mu bihe bizaza. Tubahaye ikaze. Uyu munsi turagaruka ku buhanga bw'iki gitabo cya Qoran, tuganire, twungurane ibitekerezo, ariko twungurane n'ubumenyi. Muri kumwe na Sheikh Musulman. Nawe ushobora kugera ikirenge mu cy'uyu mugabo Gandhi wajyaga umwumva, ariko ushobora kuba utaramenye ibyo yavuze kuri Muhammad, Imana imuha amahoro n'umugisha. Ariko menya ko yitwaga Mahatma Gandhi Babji Gandhi, akaba yari umunyeshyaka ry'Abahinde ryitwaga Indian Independence Movement. Aha hari mu mwaka w'1869 kugeza mu 1948. Uyu yavukiye muri Proband, aha ni mu Buhinde. Yari umunyapolitike, akaba n'umuyobozi w'iyobokamana, abantu benshi baramuzi. Yari umunyamategeko, akaba yararwanyaga abakoloni. Urupfu rwe rwabereye mu mujyi hariya wa New Delhi, aha ni mu Buhinde. Akaba yarari mu itsinda rirwanya abakoloni bari barakolonije Ubuhinde. Ariko yavuze ku ntumwa y'Imana Muhammad, yibaza, yagize ati, nta muntu w'umuyobozi mu batuye isi ushobora gufatanya imirimo ikozwe neza mu nzego zinyuranye kandi mu gihe gitoya nka Muhammad. Ndashaka kumenya uwo Muhammad wifatiye miliyoni z'imitima y'abantu ku isi. Ubu bwari ubushakashatsi Gandhi yari atangiye kumenya intumwa y'Imana Muhammad. Ni iki yari yishingikirije? Ni iki yari afite? Ni iki yari azanye? Ikiganiro ni ikimenyetso cy'ukuri, ubutumwa bw'Imana ku bantu. Nyagasani mu gitabo gitagatifu, mu rwego rwo kutumara ipfunwe no kutumara impaka, muri suratu Ahzab yahamagaye intumwa y'Imana Muhammad by'umwihariko, aramubwira ati, yewe ntumwa, twakohereje kugira ngo ube gihamya ku bantu, umuburizi kandi utange inkuru nziza, hamagarira abantu kugana Imana kandi uhora muri ku bantu. Ya ayuhan nabi, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira.
Iyi ni suratu Ahzab, ni igice cya 33 ku murongo wa 46 na 47. Nyagasani ushobora byose kandi nanone ni watubwiye ati liyakuna lilalamina nadhira, kugira ngo abo umuburizi w'isi yose. Nyagasani kugira ngo tumenye icyo Muhammad yari yishingikirije naho yaturutse, nuko Nyagasani avuga muri suratu Saba'i, uyu ni umurongo wayo 28, ati wama arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Nyagasani muri uyu murongo aragira ati mu by'ukuri yewe Muhammad twakohereje ku bantu bose kugira ngo ubahe inkuru nziza kandi ubaburire nibaramuka binangiye, ariko abantu benshi ntabwo babizi. Nguko uko Nyagasani atuburira mu gitabo gitagatifu, atubwira ibyo kuza kw'intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuha amahoro n'umugisha, kandi akaba atumwe ku bantu bose. Iki cyari igisubizo cyiza umuntu atiri washakisha yibaza ngo reka nze byingiyeho ndebe, reka nze nshakishe ndebe numve. Gusoma igitabo gusa byaba bihagije, ndetse igitabo bikagaragara ko ari igitabo cy'abantu kandi bose. Nyagasani yasezeranije ko iki gitabo azakirinda ubwo yabwiraga abantu ati inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Mu by'ukuri nitwe twamanuye urwibutso Qoran kandi natwe tuzarurinda. Uyu murongo utugaragariza ko Nyagasani azabungabunga ubutumwa bw'intumwa y'Imana Muhammad, akaburinda impamvu iyo ari yo yose yatuma butakara cyangwa se yatuma bupfa burundu, nk'uko byagiye bigenda ku zindi ntumwa n'abandi bahanuzi. Igitabo ku mwimerere wacyo bitabaye iby'Abarabu gusa, ahubwo bikaba iby'abantu bose. Urebye neza usanga ari ibimenyetso biza ku bantu, baba ari abemera ndetse n'abatemera. Nyagasani aratubwira muri suratu Fussilat umurongo wa 53 ati tuzabereka ibimenyetso byacu mu byaremwe no mu buzima bwabo, kugeza ubwo bizabagaragarira ko ari ukuri kudakuka. Ese ntibihagije kuba Nyagasani ari we ureba byose? Ibi kandi nanone nubwo ari ibimenyetso muri rusange ku bantu bose, hari ibimenyetso bindi bireba babandi bemeye, kugira ngo kwemera kwabo kubashe gukomera kandi bakomeze ubushakashatsi. Nyagasani muri suratu Jathiya ku murongo wa 2 ndetse n'uwa 3 niho Nyagasani atubwira ati mu by'ukuri mu birere no mu isi hari ibimenyetso kubemera, no mu kuremwa kwanyu n'inyamaswa zikwirakwizwa ni ibimenyetso kubizera. Muri uyu murongo hagaragaramo ko ari ibimenyetso kubemera, nanone hakaza ibimenyetso kubizera. Ni byiza ko wumvise ko iki gitabo kirimo ibimenyetso by'abantu bose, baba ari babandi bamaze kwemera Imana imwe yonyine rukumbi itagira izindi mana iruhande rwayo. Ibi tubisanga mu bitabo bitandukanye, bya bitabo bya Tora, bya bitabo bya Injili cyangwa Ivanjili, ndetse uyu munsi tubisaba mu bitabo bya Bibiliya bitandukanye, bitugaragariza ko Imana ari imwe kandi ari Imana ifuha, idakeneye izindi mana iruhande rwayo. Ubutumwa bw'intumwa y'Imana Muhammad bwaje atari bushya, ahubwo bukaba bwaraje gushimangira ubutumwa bw'Imana bwahishuriwe izindi ntumwa zayibanjirije. Uburyo Qoran yamanutsemo mu gihe cye, abasangirangendo bayumva bakanibisobanukirwa nk'uko intumwa y'Imana yabibabwiraga, bitandukanye n'abantu baje nyuma yabo. Abantu baje nyuma y'intumwa y'Imana Muhammad bari bakeneye kumva neza inyigisho za Muhammad bivuye ku mwimerere, ariko amatwi yabo akabasha kumva neza ubwo butumwa mu rurimi bifuza cyangwa bazi neza kurushaho.
aha twibutse ko abarabu ubwabo bari barananiwe no gusobanukirwa neza n'iby'intumwa y'Imana yigishaga keretse ibasobanuriye. Bakaba barananiwe gukora niyo byaba umurongo umwe muto muri iki gitabo. Byonyine bishingiye ku icyarabu cyari kimeze muri icyo gihe, abantu bakaba bari bafite ururimi rutyaye, bavuga amagambo ahanitse mu by'ubugenge kugira ngo basobanure iby'ubuzima bwabo n'amateka yabo babayemo, ndetse bateganya n'iby'igihe kizaza bijyanye n'ibyifuzo byabo. Ibi byatumaga intumwa y'Imana Muhammad iganza, kuko icyarabu yavugaga, amagambo yavugaga yari amagambo atangaje kandi cyane. Dusubiye hejuru usanga mu myaka y'igihumbi-kimwe-n'ijana-na-mirongo-ine, mbese mu kinyejana cya 11 kirangira ndetse no mu kinyejana cya 12 gitangira, abantu bari bari mu gihirahiro bibaza aho ubumenyi buhambaye abarabu bawukura. Byari bitangiye kumenyekana ko mu gice cy'abarabu hari umugabo witwaga Muhammad wasatiraga ibihugu byose by'i Burayi, agasatira ibihugu byose bya Aziya, ndetse akinjira no mu bihugu bya Afurika. Agatanga ubumenyi buhambaye, agatanga uburezi kandi bufite ireme, akazana amategeko atariganya, amategeko avana abantu mu mahugu akabaho kuri kwabo, kandi agatuma ntawe utsikamira undi. Intumwa y'Imana Muhammad izana amategeko n'amabwiriza agaragaza ko nta muntu usumba undi keretse urusha abandi kugaragira Imana no kubahiriza ubushake bwayo. Uko niko intumwa y'Imana yigishaga. Intumwa y'Imana yigishije byinshi, ariko abantu bari bafite inyota yo kubisobanukirwa. Ubwo abayisilamu bageraga mu bice by'i Burayi, ndetse hakaza n'intambara zitandukanye zatumaga abayisilamu bahura n'abatari bo, byatumye abantu bifuza kumenya impamvu ubuyisilamu bwabaye bwiza ku bantu aho bwari bwaramaze kugera hose. Ni iyihe mpamvu yatumaga ibitekerezo by'intumwa y'Imana Muhammad biganza? Kuvuga gusa, gukora gusa, maze abantu bakabona icyitegererezo bagakurikira kandi bigakomeza kuganza. Byagombaga kuba ari urugamba rw'ubumenyi, abantu bagafata urugendo bakagenda igihe kirekire. Habaye urugamba rukomeye rwo gushaka gusobanukirwa inyigisho z'intumwa y'Imana Muhammad. Bamwe muri icyo gihe batangije urugamba rwo kugaragaza ko hari filozofi, hari ibitekerezo byazanywe n'intumwa y'Imana Muhammad, bityo Muhammad akaba ataba icyitegererezo, cyane ko n'abandi nabo bafite ibyo basengaga bitandukanye. Ariko ntabwo ariko byagombaga kuguma bimeze. Iyo urebye neza usanga mu myaka y'igihumbi-kimwe-n'ijana-na-mirongo-ine-na-gatatu aribwo bwa mbere abantu batangiye kubona amagambo atandukanye avuga neza ibyegereye iby'intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuha amahoro n'umugisha. Aha niho abantu bari bamaze kugerageza gusobanura Qoran mu rundi rurimi. Qoran yabanje gusobanurwa mu ndimi z'ikigereki abantu benshi bakoreshaga icyo gihe, turaza kubagarukiraho. Ariko reka tukubwire ko intangiriro nyamukuru ngo yabiri mu mwaka w'igihumbi-kimwe-n'ijana-na-mirongo-ine-na-rimwe, ubwo abasore bafashe urugendo bakajya mu bihugu by'Iburasirazuba bakajya kwiga ibijyanye n'inyigisho z'intumwa y'Imana Muhammad. Byaje kuvamo ko mu mwaka w'igihumbi-kimwe-n'ijana-na-mirongo-ine-na-gatatu habonetse igitabo cya mbere cyitwa ko ari ibisobanuro by'ibyahishuriwe intumwa y'Imana Muhammad. Uru rugendo ngo rwari rubagoye cyane kuko rwashoboraga gushyira ubuzima bw'izo ntumwa mu kaga, ariko hafashwe ibyemezo bitandukanye n'abayobozi bariho icyo gihe. Nyamara ngo icyo cyari igisubizo mu buryo bwagombaga gutuma basobanukirwa ubutumwa bw'intumwa y'Imana Muhammad. Ibi bo ntabwo babyitaga ubutumwa, babyitaga nka filozofi nshya yadukanywe n'umugabo mu gihe runaka bagomba kurwana nayo. Gerwari wa 13
hari mu myaka y'igihumbi kimwe na magana atanu na mirongo irindwi na kabiri kugeza mu gihumbi kimwe na magana atanu na mirongo inani na karindwi, yakoze ibikorwa bitandukanye bishobora kubafasha kumenya byinshi mu bumenyi bwari bwihariwe n'Abarabu. Ubumenyi bavugaga ko ari ubw'intumwa y'Imana Muhammad. Akaba yarahise akora ibikorwa byihuse cyane, aho mu gihumbi kimwe na magana atanu na mirongo irindwi na gatandatu yahise ashinga ishuri ry'Abagereki mu Bugereki, Greek Institute, rikaba ryari ryo gutoza abasore uburyo bagomba kwiga gusobanura indimi, cyane cyane bitaye ku Giheburayo n'Icyarabu, kugira ngo bizabafashe kumenya neza ibijyanye n'ibitabo by'intumwa y'Imana Muhammad, ibijyanye n'ingisho za Islam. Yashinze kandi nanone indi institute yo bitaga Maronite Institute, ahangaha ni mu gihumbi kimwe na magana atanu na mirongo inani na kane. Aba nabo bakaba bari kumwe muri uru rugendo n'abariya twababwiye hejuru. Ni ukubera iki ibingibi byose babikoraga? Ubumenyi bwasangwaga mu bitabo by'Abarabu burasirazuba bwo hagati, bikwirakwijwe n'Abayisilamu, bikwirakwijwe n'abasangirangendo cyangwa abigishwa b'intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuha amahoro n'umugisha. Byose ntabwo abantu bashoboraga kubimenya keretse babanje gusobanukirwa neza ururimi rw'Icyarabu. Abigisha b'idini ya Islamu basabwaga ko baba bamaze kwiga neza ururimi rw'Icyarabu, bamaze kwiga neza Qoran, bamaze kwiga neza amahame y'intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuha amahoro n'umugisha, kugira ngo babashe kuyasobanurira neza ababaga baramaze kwemera no gukurikira inzira yo gusenga Imana imwe no kwemera ko Muhammad ari intumwa y'Imana, Imana imuha amahoro n'umugisha. Ibi byatumye biba umwihariko kandi mu bihugu byinshi ku isi. Ibi reka tubigeze mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na makumyabiri na gatanu, aho umugabo umwe mu basobanuye igitabo cya Qoran bagamije kuyobya uburari, nk'uko Saih al-Hussein, uyu ni umudogiteri akaba n'umwarimu muri Universite ya Kisilamu mu gihugu cya Libya, i Tripoli, akaba yaravuze ko iki gitabo uyu mugabo yazanye cyari kiri mu bitabo byasobanuwe nabi, bigamije kuyobya abemeraga Imana bakemera n'ubutumwa bw'intumwa y'Imana Muhammad ko ari bwo bwa nyuma. Uyu mugabo witwa Muhammad Ali al-Qadiani, abandi bakamwita Muhammad Ali al-Hindi, niwe wahingukanye igitabo gisobanuye mu rurimi rw'Icyongereza, agihungukana mu Misiri. Ariko kaminuza ya Azhar yazwi mu mateka ya kera cyane mu byo kwigisha ibijyanye n'ubumenyi bwa Islamu ndetse n'ubumenyi bw'ururimi rw'Icyarabu, bafashe iki gitabo nk'igitabo kidahwitse, ndetse bategeka ko kitakwirakwizwa, ndetse n'ibyari bihari birafatwa biratwikwa. Ibi byari bifite impamvu. Iki gitabo ngo cyaba cyarasobanuwe n'uyu mugabo mwumvise izina rye riherwa na Al-Qadiani, bituruka ku bantu bashinze idini baryita Qadiani bishingiye ku mugabo bita Ghulam Ahmad Mirza wo mu karere ka Qadiani, aho ngaho ni mu Buhindi. Ibi tuzabibagarukiraho. Aha uyu mugabo yagaragazaga ko ubutumwa bw'intumwa y'Imana Muhammad atari bwo bwa nyuma, ahubwo hazaza indi ntumwa. Bikagaragara rwose neza ko ngo ashobora kuba yaragaragazaga ko idini ryemewe ari idini rya Gikirisitu. Abayobozi b'iyi Universite ya Azhar ngo babonaga ari igitabo kivangavanze gisobanuye nabi. Ibyo byatumye bakiziririza bagikura mu bitabo bigomba gusoma. Nyuma y'imyaka 10 gusa, mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na mirongo itatu na gatandatu, nibwo abayobozi ba Azhar babonye ko ari ngombwa ko ubutumwa bw'intumwa y'Imana Muhammad bwasakara ahantu hose, abantu bagashobora kubusobanukirwa binyuze mu ndimi zitandukanye Imana yahaye abantu kuvuga ku isi. Igihumbi kimwe na magana cyenda na mirongo itatu na gatandatu, hari mu kwa kabiri, itariki 16 nibwo basabye uruhushya
barusaba igihugu ndetse barusaba na minisiteri ishinzwe iby'uburezi muri icyo gihugu. Basaba ko hasobanurwa Qoran, bagashyiraho abamenyi bakomeye, bagashyiraho abamenyi bazwi, bazi indimi nk'Icyarabu, Icyongereza, Igiheburayo ndetse n'Ikigereki n'izindi ndimi zari zikomeye muri icyo gihe. Ibi byari kugira ngo basobanure, batanga ibisobanuro byegereye ubutumwa bw'intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuha amahoro n'umugisha. Buri munsi hahuraga ubwoba bw'uko abantu bashobora gusobanura ubutumwa nabi, bikavamo ingaruka zo kubuyobya cyangwa kubuvangira. Bityo imyaka yose ikaba yarishize abantu babwigisha ku mwimerere w'urwo rurimi rw'Icyarabu, ndetse ibyo ngibyo nibyo tuzi twebwe iwacu na hano mu Rwanda. Abantu bari bazi ko idini rishobora kuba ngo umuntu atarivuga mu Kinyarwanda, nibura n'amaburaburize umuntu arimo kubivuga mu rurimi rw'Igiswahili. Imyaka yawe sinzi uko ingana, ariko ushobora kuba wibuka neza ko hari umwarimu wakubwiraga ko kuvuga idini ya Isilamu mu Kinyarwanda byaba bitabereye. Igihe rero cyarageze abantu biba ngombwa ko basobanukirwa. Abamenyi bava hano bajya kwiga hirya no hino ku isi, bakagaruka bakadusobanurira mu Kinyarwanda. Ni byiza uyu munsi umunyarwanda usanzwe uzi Kinyarwanda neza ashobora gusoma ibisobanuro bya Qoran mu Kinyarwanda. Iyo wumvise ibyo bisobanuro, ntabwo bisobanuye ko ari Qoran nyirizina. Qoran nyirizina ni umwimerere wayo. Uruhushya abayobozi ba Azihari basabaga bararuhawe, ariko biza kugaragara ko rutakoreshejwe icyo rwari rwasabiwe. Andi mahanga n'abandi bahanga muri icyo gihe cya vuba barusamiye hejuru, barabikoresha, ariko barukoresha neza mu bwitonzi. Abamenyi b'Abayisilamu bari bamaze kuba benshi, basobanukiwe indimi zitandukanye, babonye urwo ruhushya barufatiraho, baratangira barasobanura. Menya ariyo ntandaro y'uko uyu munsi natwe dufite ibisobanuro bya Qoran mu Kinyarwanda. Abantu bakekaga ko Qoran ari ubutumwa gusa bujyanye no kwemera no kwizera, bikaba birangiye bityo gusa. Abahanga baje kugaragarirwa neza ko Qoran nyuma yo kuyisoma no kuyicengera tarimo ubumenyi gusa bw'imyemerere, ahubwo ari umurongo w'ubuzima, akaba ari umurongo w'ubushakashatsi, igitabo cyuzuye ubuhanga. Umuntu wese yasoma akabonamo amakuru kandi ahagije ajyanye n'ibyo yifuza, bijyanye n'ubumenyi, bijyanye n'imyemerere, ndetse bijyanye n'iby'isi, bijyanye n'iby'imperuka. Abantu bazagororerwa n'abazahanwa, ibyo byose babisanga muri iki gitabo. Iyo ugiye kureba neza muri iki gitabo, bamwe mu bashakashatsi, mu bashakamo ibimenyetso bigaragaza Imana koko nk'uko twabikubwiye, basanga muri ubu buzima bwo gusoma iki gitabo harimo imirongo igera ku 1300 igaragaramo ubumenyi butangaje. Izo aya cyangwa iyo mirongo yose ikaba yerekana ko Muhammad atari kubasha guhimba ubwo bumenyi, ahubwo yakiraga ubutumwa buturutse ku Mana ishobora byose. Muri iki gitabo usangamo kandi imirongo irenga 500 ijyanye n'uburyo bw'amategeko. Amategeko abwira umuntu ntukarye ibi, ntugakora ibi, uzajya ukora ibi, ubushake bw'Imana. Ibimenyetso byerekeranye n'ubumenyi uzabisanga muri Qoran. Ni ngombwa. Ubuganga, ubugenge, ubumenyamuntu, ubumenyi bw'ikirere, ubumenyi bw'isi, imibare ndetse n'ibarurisha mibare, ibyerekeranye n'ibisigaratongo, ibyerekeranye n'imigezi n'inyanja, ubwikorezi, inkomoko y'umuntu n'abantu, ndetse n'inkomoko y'ibintu byose. Ushobora gusangamo ibyerekeranye n'ubutabire, ugasanga ibyerekeranye n'indimi, zaba izivugwa n'abantu ndetse n'inyamaswa. Qoran ikimenyetso cy'ukuri, ubutumwa bw'Imana ku bantu.
usangamo ibintu bitandukanye. Reka tukubwire ko usangamo inyamaswa, ugasangamo ndetse n'amatungo. Aho usanga Nyagasani avuga ibyerekeranye n'inka, ifarasi, inzovu ndetse n'andi matungo. Usanga kandi Nyagasani avuga ibyerekeranye n'inshishi, inyoni ndetse n'ibindi. Akanagaragaza ko Nyagasani ari ushobora byose, uzi uko ibi bintu biremye, ahubwo akatwereka ko ari igitangaza gikomeye. Uzarebe neza Korani umurongo wa 17 mu isura ya 88. Uyu murongo urasaba ko twitegereza ingamiya inyuma ndetse no mu buzima bwayo, tukabona ibitangaza by'Imana muri uko kuremwa kwayo. Urabizi neza igihe Salomo yarageze mu kibaya, ubwo inshishi zatabazaga zitabara ngenzi zazo zizibwira ziti nimwinjire mu mazu yanyu, nimwinjire mu buturo bwanyu, Suleyimani cyangwa Salomo ataza kubakandagira atababonye, atabyitayeho. Korani igaragaramo ibyerekeranye n'inshishi n'inigwa habiri, aho turavuga inzuki, tukavuga ibitagangurirwa ndetse n'amasazi. Ibi nibyo tugaragarizwa neza muri suratu Naml kuri aya ya 18. Igitabo cya Korani ahangaha niho tunagaragarizwa neza ibyerekeranye n'amazina avuga ku bijyanye n'imijyi ndetse n'inyubako. Aha bikatwereka neza abantu ba kera uburyo babagaho n'aho baturaga. Hari amazina y'amasura yitirirwa imijyi cyangwa akavuga ku nyubako n'uburyo bwazo butandukanye. Bikagaragaza ubuvumo, bikagaragaza ibyumba, bikagaragaza imijyi, bikagaragaza ibihugu, bikagaragaza uburyo ibikoresho byo mu nzu byabaga bimeze nk'ameza. Nko kumva tuvuga ngo suratul Maida, iyo wumvise bavuga ngo suratul Kahf, ni isura igaragaza kevu cyangwa igaragaza ubuvumo. Kuri aya 17 ushobora kubibona muri iyi sura, iyo suratul Kahf, ubuvumo. Iyo ugiye kureba neza usanga nanone muri Korani havugwamo ibyerekeranye n'ubumenyi bw'ikirere, hakavugwamo ikirere, hakavugwamo izuba, hakavugwamo ukwezi n'inyenyeri, imibumbe itandukanye, ibice bigize ibirere n'akamaro kabyo, ukumvamo inkuba, imirabyo, ibicu, imvura n'imiyaga ndetse n'ibindi. Ni ikimenyetso cy'ukuri kikugaragariza ko koko iki ngiki ari igitabo gitangaje. Usomye muri Korani usangamo amasura agaragaza ibihe, ijoro, agasusuruko, umuseke, amanywa, igicamunsi n'umwijima ndetse n'iminsi mu bigize icyumweru, umunsi wa Ijuma. Aha ushobora gusanga kandi Nyagasani avuga ibyerekeranye n'imisozi, kagaragaza ahagaragara intangiriro y'iremwa ry'umuntu. Nyagasani akagaragaza ibihingwa birimo imitini n'imizayituni, hakavugwamo ibitunguru ndetse n'ubunyobwa ndetse n'ibindi umuntu yakenera mu buzima bwe. Nguko uko igitabo cya Korani kirimo ibintu byinshi bijyanye n'ubuzima bwacu n'ibyo dukenera hano ku isi n'ibituzengurutse. Buri kintu cyose gifite uko Nyagasani yagiye agisobanura. Gusoma igitabo cya Korani ni uburyo bwiza bwo kumenya iby'Imana yamanuriye cyangwa yishuriye intumwa y'Imana Muhammad, ariko kandi ni no kumenya uburyo bw'inzira y'ubuzima bwa hano ku isi no gucukumbura ibijyanye n'ubumenyi. Tubashimiye kuba mwadukurikiye, mwari kumwe na Sheikh Suleyman. Ikiganiro ni ikimenyetso cy'ukuri, ubutumwa bw'Imana ku bantu.